video ntago makana ko nari nzifite. Ariko se ya mwana tugarutse gatoya kufite impano irenze imwe. Uje wibijyamo. Ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite. Ibintu kwari ugutwika byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazzo. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video. Amakuru avuga ko se Pazzo yashaka kurya umugore wawe ibyo byabafitanye isano n'ukuri. Niba mwarabanye mu Kavumu inyamirambo kuki wageze Kanombukiro ukamutumura mu nzu? Ka byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Urumva nje na Pazzo twarakoranaga kandi ndabana. Yego. Noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Pazzo. Ndifuza yuko twatangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo kontrole ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. Yego. Ndicara ariko ndavuga ati kuita mbikora gutya n'ubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turagana namwe ati rero ngiye gushakira 500. 500 bitari ku mafaranga kwavuganaga nyine. Yego. Ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 500 ngenda banguhaye 300 noneho biraka bibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego. Ariko mbise nagenze ure bikunde mpumeke. Mbone numva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. I know. Yego. Noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye. Wow. Wari waramurongoye se ari umugore wawe? Hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. None se? Noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo surampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizigaye ko nta n'ibyumweru. Banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto? Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego. Nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire. Rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. Waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13. Urumva yabaga namusanze kwa Didimani nyine abona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho wijyaho gucyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego. Noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe. Nguhereze n'10% ku byinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguhereza 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu umuriro amazi ibyo kurya umukozi. Turakorana gutyo turakorana noneho kugira tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga inyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego. Tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere kararanaga aho mwabaga inyamirambo? Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Umwabana bararaga ku buriri bumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego. Ngo araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona
madamu wawe yaraje murabana? Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana? Yego. Bivuze ngo babanaga okay, mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye? Yego, inzu yo yari nini cyane, yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe, nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe, ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe, ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo, niba bino bintu twarabigezeho, ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu. Noneho ndamwicaza namubwira ati Pazo, ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho, wikuremo umuduta, nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, abo ugendana nabo ubahindure kugira ngo tutagetinga ibiraka binini. Nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye. Wirirwana na sorti na Didimani, niko byumva nibo bajyanama. Turabiganiraho, noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere, birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye. Noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye. Ndamubwira ati okay, naribi. Ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke. Nanjye nitera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntari atoya 300 nta kintu yamarira, uzama 500. Ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze. 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300, nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego. Arambwira ati ntaribi, tuza kujyana ku Gisenyi, tujyanye ku Gisenyi. Ariko nza umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara, arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga, wateye imbere, none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa, ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe naje gushaka haba? Oya, ibyo yari introduction, none nahereye hasi byimbitse. Yego. Nabyo ndabigeraho nanone. Noneho producer amaze kujya ambwira gutyo, ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo. Noneho Pazo za kumwicaza ndamubwira ati ariko se Pazo, tekereza, ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere. Yego twabonye ibiraka, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane nta biraka twagize. Wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza. Mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha. Navuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha, ko ntaho muhisha, ko mutuma kuri banki, ko ubuzi balance isigaye. Umva buryo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi. Arangije arambwira ngo hoya ngo ugomba ngo kubishyura. Ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa, uko tubayeho bizagabanuka. Nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay, niba ubona ko mfite amafaranga, nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora. Tugiye kukuza akazi kacu, ugiye kwiyishyurira inzu, nanjye nisigarane. Noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi, ubwo kazavamo amafaranga gutunga, kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu, ndanakongerera amafaranga naguhaga. Niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho.
Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva reka turabantu bakuru birumvikana kuri wese bangara byandastanding arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari idene. Turi kubyibuka neza ko amafaranga atari ideni ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzati yego none se waretse gutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubintu kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo bizinduka mu gitondo haba umuganda. Abyuka mbona aracyahari ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Tavuga ati reka mu mutwanje nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse.